ishino ibyo bita imisuri cyangwa umugore yaraciye imyeyo ukagenda ayikurura ayisoma ayikurura urabona ko agenda ayikurura nibwo bwa buryohe n'ubushagarira umushuko urazamuka cyane ugasanga rugongo irahagaze imisundi uko ugenda ushiramo imboro uyikuramo mu gitsina igenda ikabakaba yambora ni hahandi usanga umugabo avuga ati uyu mugore araryoshye kuko afite ikintu kimutangira hirya tuguhaye ikaze nanone kuri iyi channel yacu kuri uyu muryango mugari abanyarwanda abantu bose bumva ikinyarwanda tubibutsa ko ibiganiro byacu byumvwa n'abantu bubatse ndetse n'abantu bari hejuru y'imyaka 18 kugira ngo babashe komeza kunoza amabanga y'abashakanye. Generation hari umugabo muhura ugasanga ntasiramuye, umugabo udasiramuye rero arabangama gute turabure twumva gusiramura uretse kuba ngo birinda indwara tubwira uburyohe bw'imboro isiramuye bundi uburyohe bw'imboro isiramuye n'uburyohe na nyirabwo kubisiramuye hari igihe uhura n'umuntu udasiramuye ikajena agashaka ko umusisa kandi abona ko ewana atakoze isuku ihagije mujye mubabarira abantu mugerageze isuku niyo ya mbere ubundi biriya bintu ngo bigomba isuku iyo uri mu buriri n'umugore wawe cyangwa ni sheri wawe wikundiye urubyiruko rw'iyi minsi narwo ruri gusambana cyane pe bajye bagerageza kogosha insya bucakwaha gukora isuku ku gitsina cyabo bagisiramuze biriya nabyo bitera peti y'umuntu muri guhura nabo muba mwahuza igitsina urabona nk'uyu n'umuntu udasiramuye urinena afite oderi mbi icyuka kibi ugasanga hari ikintu utamukorera mu buriri ugasanga arenganyije umugore we ngo hari ikintu atajya nkurira mu buriri esike azanyaza ute yambore idasiramuye izamunyaza ute itazi gukunguta neza atimeze nk'igipira nk'igifuka uwo mugore azaryoherwa. Bivuze ngo imboro idasiramuye ntabwo ibasha kunyaza, ntabwo inyaza ngo yumve ko ari imboro ahubwo uba wumva ko ari nk'ikintu kiri kugukubitira kuri sexe ariko imboro isiramuye bihagaze gutya umutwe w'imboro wumva inyaza uyumva mujye mugerageza ntimukarenganye abagore banyu bisiramuze abenshi bakunda kumbaza aho bisiramuriza kandi n'ubu ndakeka hari abantu bitangira ubuntu hari abantu bajya bambaza aho bisiramuriza ibigo nderabuzima harahari mu mapirive hose harahari tinyuka ugende ukure mu ipantaro bayisiramure nawe wumva uburyohe bw'igitsina rw'umugore wawe wishakiye abashyira bagira icyo batubaza nabaha nimero yanjye uretse gaturaza kuyitanga hari kantu mugiye kukubaza Eva ndagira ngo twavuze ibintu byinshi utubwiye uburyo gukarisanya ari byiza hari abantu bavuga ngo gusisa ngo n'umwana gusisa kugira iryo jambo abantu benshi ngo barisobanukiwe nuko nk'imboro babyita gusoma imboro kugira benshi babyumve mu magambo arambuye tubwiye icyo bita gusisa ubundi biriya bintu bimaze iki hari abantu bavuga ngo ni ukwigana umuco w'abazungu ariko hari umuntu wambwiye ngo biraryoha tubwire nkawe ufite experience muri ibi bintu ndakubwije ukuri hari abantu bavuga ngo ni ubupagani ngo bw'uburaya ngo baba bakoze ariko njyewe ku mugabo wanjye cyangwa kuri sheri wanjye cyangwa ku nshuti nemera sinakanga kubikora urayisize cyambere umugabo afite isuku yose yogosha insya nta mwanda uri ku gitsina cye imboro itarwaye idafite ibindi bibazo bindi ugomba kuyisisa wa mugabo akawuva uburyohe butandukanye bwo nko mu gitsina ujya kwishyira mu gitsina imboro yahagaze yabaye yego
binaryoha kurenza kurongora, uretse ko nta muntu uzi watandukanya mu kanwa no hasi. Uriya hasi niho umugabo arangiriza, niyo akava burya ugishyiramo, ariko abenshi hari n'abarangiriza mu kanwa. Hari n'abagabo noneho, hari n'umugabo bikunda kurusha no hasi. reka akakubwira ati ngiye nkunda kurangiza mu kanwa cyangwa kurongora mu kanwa kurenza mu gitsina. ahita bavuga ngo iyo ni porono, ndakurahiye. Abakunzi bacu batange komenti bumve batubwire, tuzabasubiza. Noneho ikindi reka nkubaze, gusisa ubwo harya gusisa ni ku mugabo, ku mugore uri konka imboro y'umugabo. Naho umugabo iyo nabyo babyita gusisa iyo ari konka igitsina cyawe, byose babyita gusisa cyangwa gusoma igitsina cy'umugore. Byose ni ugusoma kuko bagihaye utubizu wacyishimiye uri kucyonka gishyiramo ururimi. ubwo bisaba isuku yataye, ndabyumva. Original, umugore utagira isuku ufite oderi mbi aragowe, nta muntu wabimukorera. Agomba kuba afite uwuzi. Yes, kandi agakoresha n'imiti kwa muganga, akajya ageza igihe agashyiramo imiti yakoza igitsina cye ku buryo kitazagira oderi mbi cyangwa kitagira umufuki. Hari abagore batitawaza, abagore batazi kogosha insya, abo ngabo wape rwose. Mugerageze niba ushaka ko umugabo wakigira apeti, wogosha insya, ujye ucyoza, kandi mu gihe umugabo akurongoye muri mu buriri, ubyuke ufate amazi witawaze, buryo wa mugabo abona ko nawe ugira isuku isaha n'isaha, n'ubundi nubwo mwaba mutari kubikora akabona ko ugira n'isuku n'ubusanzwe. Ndagira nkubaze, iyo umugabo arimo gusoma igitsina cyawe wiyumva ute? Kugira ngo n'abakunzi bacu bameze bagiye kubigerageza bumve, batera ishyari twumve. Biba biryoshye kurenza, urabona iyo iminwa yafashe imishino, ibyo bita imisuri, cyangwa umugore yaraciye imyeyo, ukagenda ayikurura ayisoma, ayikurura urabona ko agenda ayikurura, nibwo bwa buryohe n'ubushagarira, umushuko urazamuka cyane, ugasanga ugomba irahagaze, umugabo ajya gushyiramo igitsina cye, batangiye kumwikororera, nubwo yatumva barushireho ubwo biriya bintu biraryoha ubwo kurusha no kurongora. Biraryoha umuntu kandi wabimenyereye, ntabwo wabikora atabigusabye. Arabanza nk'uko bitubwiye, murabanza mukaganira. Nimba ubikunda wowe mbwira tubikore, nimba utabikunda turakoresha indi gahunda. Wenda ukoresha intoki, ugenda ukurira imishino gake gake, uyikurura kugira ngo ubushake bwiyongere bube bwinshi. Eva, ndagira ngo mubaze ikindi kibazo. Utubwiye ngo ku mishino, ibituba byose ntabwo ariko bigira imishino. Ubu muri iyi myaka guca imyeyo umenya ari ikizira, kandi kera ngo ntabwo ari ikizira, ntabwo wabisobanukiwe, kera ngo wari umuco nyarwanda. Ndagira ngo tubwire ubundi ari igituba gifite imishino n'ikitayifite, ni ikihe kiryoha muri make? Igituba kitaciye imyeyo n'igituba cyaciye imyeyo n'ikitaraciye imyeyo biba bitandukanye. Gote nawe uri umugabo wararongoye warabyumvishe. Icya mbere cyaciye imyeyo kiregerana, ahubwo njye numvaga kiregerana ku buryo ufite kumurongora n'umuhagi, aba ari igituba cyegeranye. Urabona ko iriya misundi uko ugenda ushyiramo imboro uyikuramo mu gitsina, igenda ikabakaba yambora. Ni hahandi usanga umugabo avuga ati uyu mugore araryoshye, kuko afite ikintu kimutangira hirya hino. Ndabyumva. Yes, wenda nk'urugero ushyizemo imboro, irajya wenda urazamuka uri hejuru y'umugore, ya mishino ise nk'ikurura imboro yigarura. Ariko wa wundi udafite imishino, ufite urabona wenda igitsina cye kiba kimeze gutya n'ikirangaye, nta mpande gifite yarutangiriza, we ukayiri gukuramo wa mutwe imboro azamuka mu gitsina amanuka acumita, we ivamo yose. ariko wa wundi ufite imishino we ifatira yambura. Ibyo bita rero igitsina ati kuko kiraryoshye kiregeranye. Ubwo abakunzi nizere ko babyumvise. Abagore twashimye yo bubahwe.
kandi ntiwakambara ubusa imbere y'umugabo uba usa nkaho wambaye ufite kwicara mugasangira nta n'ikariso wambaye ayikora ku mishino ayikurura ayisoma none ntiwaba utaracimiye yo yasoma iki yabakora kuki niyo mpamvu rero abagore twacimiye yo mpamvu kwambara ubusa cyangwa kwicara imbere y'umugabo akaba akoraho gake gakeya cyangwa uko agenda akora kuri ya mishino aba yumva harimo itandukaniro mu maguru yawe ariko waba udafitemo ikintu mo hagati aba yumva ari nk'umwana akuramo akajya yumva ari nk'umwana akinisha birashoboka abakobwa bariho bajya bakunda kumbaza ngo mye wayiciraye cyangwa wayicute ariko abenshi basigaye babikora pe umukobwa utinyutse kubaza arabikora ntibabyumve ko biryoha ahubwo bagiye kubikora vuba vuba bituma n'umugabo wawe ayumva ko akurongoye ari nk'isugi ariko nk'umukobwa w'iki gihe usambanye 1 2 3 arangara kurusha umugore wabyaye reka da yes ariko wowe iyo ufite imyeyo warayiciye imyeyo we kuko umugabo akurongoye ukita waza ukoga kirongera kikihora iryo tandukaniro rero ry'uwacimiye n'utaracimiye kandi aranaryoha babwire cyane nibyo byiza byo guca imyeyo Eva turagushimiye cyane abakunzi ba Legacy 250 bakomeze barebe ibiganiro byacu batanga comment share subscribe nk'ibisanzwe Eva muze kutubwira muri comment ukuntu mwamubonye ni umukobwa mwiza cyane natanga nimero ye ahubwo kugira ngo mumugereho ugira ikibazo ushaka kumbaza cyangwa ushaka guca imyeyo cyangwa ushaka n'imiti yo kongera ubushake iyo ndayigira kwa Eva rwose yego reka mbaye nimero yanjye yego 078 2 6 7 yego 5 9 urayisubiramo kugira bayumve neza turanayishyira muri description bayirebe 078 2 6 7 5 9 ushaka wajya umbaza ibibazo bitandukanye yego abubatse abagiye kubaka abashaka kuba batinyuka bagiye kuva mu busugi bwabo bajye butinyuka mu mbazi yego sawa ciao urakoze cyane